Yesu ashimwe. Haleluya. Abagore bacu beza, haleluya. Bashiki bacu dukunda, Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi twizihije icyumweru cy'abadamu b'Ababatisita ku isi yose. Ni icyumweru cyatekerejwe n'umuryango w'Ababatisita ku isi kandi bigirwamo uruhare n'abadamu bifuje kwishyira hamwe no kwihuza kugira ngo bajye baganira ku murimo w'Imana, ariko cyane cyane kandi batekereza ku bibazo bahura nabyo umunsi ku munsi bifite aho bihuriye n'ubuzima bw'itorero ndetse n'abanyetorero. Turashima Imana rero ku bw'uyu mutwe umaze iminsi nk'uko umuyobozi w'abadamu yabisobanuye, kandi ukomeje gukora ibikorwa bitandukanye, ntabwo ari hano mu gihugu cyacu gusa, ni ku isi yose, kandi ubona ko bigenda bitanga umusaruro hashingiwe ku bibazo bigiye bihari. Abadamu bicara bakareba mu mbaraga zabo uburyo bwo kubikemura. By'umwihariko ndashimira abadamu bacu bo muri UEBR mu gihugu hose uburyo iki cyumweru bacyitwayemo. Byagiye bigaragara yuko bagiye bakora ibikorwa bitandukanye bibafasha guhura no guhuza imbaraga, kandi izo mbaraga bakazihuza bakemura ibibazo byabo bigiye bitandukanye, ndetse bikarangwa n'ibikorwa by'urukundo, harimo byo gufasha abatishoboye mu buryo butandukanye. Hari abagiye bubakirwa amazu, ngo ndimo ndavuga mu yandi maparuwasi, harimo abo bagiye bahingira, harimo abagiye bishyurira abana za minerivare, za mituweli n'ibindi. Ibyo rero bikagaragaza ubudasa bw'abagore bacu cyangwa se ubudasa bw'abadamu b'Ababatisita mu itorero ryacu rya UEBR. By'umwihariko muri paruwasi ya Kigali, ibikorwa byanyu muhora muri indashyikirwa, ntabwo ari ubu gusa nk'uko bagiye babivuga, no mu myaka yashize mwagiye mu indashyikirwa, n'uyu munsi muri indashyikirwa, no mu gihe kizaza muzahora muri indashyikirwa. Imana yabahaye impano nyinshi, muri izo mpano kandi mu kuzibaha yagira ngo muzazikoreshe mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri abantu b'agaciro, muri abantu b'agaciro, duhereye mu muryango utarimo umugore cyangwa se umuryango udafite umugore w'umunyabwenge, nk'uko ijambo ry'Imana twagiye dusangira ryabigarutseho, ntabwo uwo muryango uba umeze neza. Urugo ruzima, urugo rwiza, urugo ruteye imbere ni urugo rufite umugore w'umunyabwenge, kandi bikaba byiza, bikaba akarusho iyo ari umugore w'umukristo. Haleluya. Umugore w'umukristo atoza abana be ubukristo, kandi ni nacyo twifuza, ni nayo ntego yacu nk'itorero, ko ubutumwa tuvuga ababyeyi dukwiriye kubutoza abana bacu, ndetse tukabatoza indangagaciro za gikristo, kandi ibyo ngibyo ababigiramo uruhare cyane cyane nka 90% ni abagore. Abagabo akenshi ntibaba mu rugo, baba bagiye gushakisha, bagiye guhaha, ariko iyo umugabo agiye guhaha azi ko asize umugore w'umutima, azi ko asize umugore w'umukristo, azi ko asize umugore w'umunyabwenge, agenda agahaha afite umutima utekanye, kandi niyo agiye kugaruka agarukana ibyishimo. Yewe niyo yagenda guhaha ariko ntaronke, iyo atashye akaganiriza umudamu we yumva aguwe neza, kuko umudamu mwiza, umudamu w'umunyabwenge, umudamu w'umukristo ntabwo
agengwa n'irari, ntabwo ayoborwa n'irari, ntayoborwa n'iby'isi, ntayoborwa n'ibyamirenge, ntabwo ashyira imbere ibintu, ahubwo ashyira imbere urukundo no kubaha Imana. Mu mpano rero Imana yabahaye harimo iyo yo gutanga uburere, kandi rwose dushimira abadamu cyane uburyo mugenda mushyigikira uburezi n'uburere bya gikristo mu miryango yacu no mu itorero. Ikindi kandi mu bintu Imana yabahaye abagabo benshi batagira, harimo impano yo kugira impuhwe. Abagore mugira impuhwe cyane cyane, ngira ngo iyo mubisomye muri Bibiliya mugasanga uburyo Yesu igihe bari bamufashe benda kumwica, igihe yari ari ku musaraba, abagore bibutse ibihe babanyemo nawe bagira impuhwe, baramuririra. Nta mugabo wigeze uririra Yesu, barapfukama bararira. Icyo ni ikigaragaza ko abagore muri mwe Imana yabaremanye impuhwe. Yesu ashimwe. Muri uko kumuririra, amaze no kugera no mu mva, barakomeje bakajya basura imva ya Yesu, bakajyana n'ibihumura. Nta mugabo wahageze. N'umugabo wa mbere wamenye iyo nkuru yahise abihakana, aravuga ati ntibishoboka. Ni ikigaragaza yuko rero abagore mutugirira impuhwe, mugirira impuhwe isi, mugirira impuhwe abababaye kandi bari mu kaga. Iyo mpano rero Imana yabahaye muyikomeze, komeze kugirira impuhwe abafite ibibazo byinshi, kandi mugirire impuhwe abarengana n'abarenganywa. Ikindi impano Imana yabahaye impano yo kuvuga. Impano rero yo kuvuga ni muyibyaza umusaruro, muvuge ubutumwa bwiza, mugende muve mu matorero yanyu, mu maparuwasi yanyu, mukwirakwize inkuru nziza ya Yesu Kristo, kandi abantu benshi bazahinduka ku bwanyu. Iyo mpano muyikoreshe neza, kuko mutayikoresheje neza yasenya. Nimuvuge ibyubaka, nimuvuge iby'ubwami bw'Imana, nimuvuge ibyururutsa imitima, mureke kuvuga ibisenyana n'ibica intege. Akenshi byagiye bigaragara yuko mu murimo w'Imana aho bitagenda neza, usanga bishingiye ku magambo. Ni ukuvuga ngo mwashatse ko umurimo w'Imana wubakwa, muvuga ibyiza kandi abantu bakabikora. Nkaba nagira ngo rero mbasabe kugira ngo izo mpano Imana yabahaye zo gutanga uburere, zo kugirira impuhwe abababaye, ndetse n'impano zo kuvuga, muzibyaza umusaruro muri iki gihe Imana ikibatije ubuzima. Kandi nimubikoresha neza, itorero tuzabagiriraho umugisha, imiryango yacu izatera imbere, ndetse n'igihugu n'isi yose tugirira umugisha kuri mwebwe. UEBR yifuza iki ku mudamu cyangwa se ku mugore umubatista? Yifuza umugore ushoboye. Umugore ushoboye ni wa mugore utavuga ngo ibi ni iby'umugabo, ni wa mugore utavuga ngo ibi si ibyanjye, ni wa mugore utavuga ngo ibi ntibindeba. Ni umugore ushyira mu gaciro kandi akagaragaza yuko muri we harimo ubushobozi. Kandi ibi ngibi ntabwo tubishidikanyaho, twamaze kubona yuko mu badamu, mu bakobwa harimo impano nyinshi, harimo n'ubushobozi bwinshi. Muri uko rero kwifuza kwacu nk'itorero, harimo gahunda zo kubaha umwanya nk'uyu nguyu wo kugira ngo tubahe umudendezo urambuye, mugaragaze ibibarimo, mugaragaze ibiri mu mitima yanyu, mugaragaze impano zanyu, mugaragaze n'ibyo mushoboye. Tukaba dushimira rero abamaze gutera intambwe bagaragaza ko bashoboye, kandi nagira ngo tubabwire yuko tubafitiye icyizere. Ari abagabo, ari itorero, ndetse n'ubuyobozi bw'itorero tubafitiye icyizere. Ndetse tuzakora ibishoboka byose kugira ngo turusheho kubafasha
mu bushobozi buhari, haba mu nama zitandukanye ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma impano zanyu n'ubushobozi bwanyu bikoreshwa kugira ngo bibere umugisha itorero ryanyu. Hari ibyo umuyobozi yavuze kandi ngira ngo ni ngombwa bijyanye no kubafungurira imiryango kugira ngo mumenye n'abandi badamu bo hirya no hino uko babayeho, cyane cyane abadamu b'Ababatisita. Ngira ngo ni urugendo twatangiye tugishakisha ubushobozi ku buryo twifuza yuko nibura mu gihe kiri imbere twazaba dufite departoma y'abadamu ifite abakozi bahoraho kandi bahora bagatekerereza abadamu muri rusange. Bijyanye no kushaka cyangwa se kubahuza n'abandi buri mu nshingano zacu, kandi ntituryamye, duhora dutekereza n'ubundi icyatuma umudamu wacu, umugore w'umubatisita, arushaho kwegerana n'abandi mu buryo bugezweho, kandi twizeye yuko Imana izabidushoboza kandi dufite icyizere. Hanyuma muri uko kubona yuko abadamu mushoboye, hari ikintu itorero turimo dutekereza. Mu by'ukuri turacyabisengera, ariko twifuza ko mu gihe kiri imbere twazaba dufite n'abadamu b'abapaseri, kandi ibyo ngibyo tubona ko mubishoboye, wenda ni igihe kitaragera ariko nabyo bizagerwaho. Yesu ashimwe cyane. Tuzakomeza rero kubashyigikira dushima Imana yabaduhaye. Salomo yaravuze ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, kandi akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Turashima Imana ko Imana yaduhaye abagore beza, turashima Imana ko Imana yaduhaye abakobwa beza, kandi ni umugisha twahawe n'Uwiteka. Uyu mugisha rero tuzakomeza kuwishimiramo, twishimana namwe, tubafata neza nk'abagabo, tubitaho, tubakuyakuya, tubarinda kandi tubarengera, kandi duharanira ko iterambere ryanyu ryarushaho kuba ryiza. Abakobwa namwe turabakunda, muri abana bacu, kandi twifuza yuko mu gihe kiri imbere mwazatera ikirenge cyiza mu cy'ababyeyi banyu cyangwa bakuru banyu. Murasabwa rero kwirinda, murasabwa gukunda itorero, murasabwa gukora cyane no gukizwa kugira ngo ibyo dukora byose birushaho kunezeza Imana yacu. Nkaba nagira ngo nsoze bizeza ko tuzakomeza kubana namwe, ko muzadukenera kose tuzabafasha, kandi umusanzu muzatwaka rwose turahari kugira ngo tubahe, yaba ari inama zitandukanye, byaba ari ibitekerezo n'ubushobozi, byose bigamije kugira ngo tugire umugore w'umubatisita muri UEBR umeze neza, uri mu muryango mwiza, uri mu itorero yishimiye. Nkaba rero nagira ngo nsoze mbashimira, vuga ngo mukomeze kugira umunsi mwiza.